se nawe ujya wibaza byagenze gute kugira ngo uyu munsi tube abantu bose bavuga iby'agakiza? Jya kubona ukumva umuzungu aravuga iby'agakiza, ukumva umwirabura aravuga iby'agakiza, ukumva abanyarwanda baravuga iby'agakiza, abanyamahanga baravuga iby'agakiza, abantu mu byiciro bitandukanye usanga bose bavuga agakiza, kandi nabo babwira bakaba bari mu byiciro bitandukanye, bose barabwirwa gukizwa. Ese ujya wibaza byagenze gute? Ni iki byasabye ngo tugere aha hantu aho abantu bose mu byiciro bitandukanye babasha kuvuga agakiza, mbese bafite uburenganzira ku gakiza? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 uhereye ku murongo wa 22, aho Petero yuzuye umwuka wera asobanurira abantu ese byasabye iki, byagenze gute kugira ngo ubuhanuzi bwa Yoweli bwavugaga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa busohore, tugera ahantu abantu aho baba bari hose, aho baturuka hose, babe bashobora gukizwa. By'umwihariko muri iyi nyigisho turaza kubona ibintu bitatu byasabye kugira ngo abantu bo mu mahanga yose babe bagira uburenganzira ku gakiza. Ni karibu, inyigisho yose iri kuri YouTube @KGC Devotions. Reka rero ngusuhuze kandi nguhe ikaze hano kuri KGC Devotions. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. KGC Devotions nayo ni urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. By'umwihariko muri iyi minsi turi mu ruhererekane rw'inyigisho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 n'icya 2. Ni uruhererekane twise ngo imibereho y'itorero rya mbere. Ariko birumvikana bivuze imibereho y'itorero rya mbere ni amateka, ni ibintu byabaye byarangiye. Ntabwo rero mu kwiga kwacu tugarukira ku kureba ibi bintu nk'amateka y'ibintu byabaye byarangiye, ahubwo muri aya mateka tuvomamo amahame akwiye kugenga imibereho y'itorero rizima uyu munsi. Mu nyigisho yacu ya mbere muri ruhererekane rero twabonye Yesu ategeka abigishwa be kujya Yerusalemu bagategereza guhabwa mwuka wera. Mu nyigisho ya 2 tubona n'icyo abigishwa bakoze mu gihe bari bategereje guhabwa mwuka wera. Mu nyigisho ya 3 tubona noneho mwuka wera yaje, ukuntu yabahaye ubushobozi bwo kuvuga ibitangaza by'Imana mu ndimi abashyitsi n'abanyamahanga bari aho ngaho bumva. Muri iyi nyigisho ya 4 rero turi kureba ese kuzuzwa mwuka wera kw'abigishwa byari bivuze iki ku bandi bantu. Mu gace ka mbere k'inyigisho twabonye ukuntu kuzuzwa mwuka wera kw'intumwa byari bisobanuye gusohora k'ubuhanuzi bwa Yoweli. Muri aka gaciro ka 2 turaza kureba noneho ese byasabye iki kugira ngo ubu buhanuzi bwa Yoweli, by'umwihariko umurongo wa nyuma twasorejeho aho Yoweli yahanuye ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ese byasabye iki cyangwa byagenze gute kugira ngo tugere aha hantu ubwo buhanuzi busohora, aho umuntu wese ahava akagera ashobora kwambaza izina ry'Uwiteka maze agakizwa? By'umwihariko muri iyi nyigisho turaza kubona ibintu bitatu byasabye. Reka rero tudatinze duhite tujya ku kintu cya mbere byasabye kugira ngo tugere aha hantu umuntu wese ashobora kwambaza izina ry'Uwiteka agakizwa. Ikintu cya mbere byasabye nuko byasabye gupfa kwa Yesu ku musaraba. Reba ku murongo wa 22 Petero asobanurira abantu ngo yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumva aya magambo, Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Reka tubanze dutinde kuri uyu murongo wa 22 kuko uradufasha kubona ese Yesu ninde, uyu Yesu w'i Nazareti ninde, kuki gupfa kwe bifite agaciro. Petero ababwiye abantu ngo Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Aba bantu Petero ari kubwira bo ubwabo ni abahamya b'uwo Yesu yari we, kuko babonye imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye yakoreye hagati muri bo. Niyo mpamvu Petero ari kubabwira ngo ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Ni ukuvuga ngo aba bantu bo barabizi, bazi Yesu Petero ari kuvuga. Ariko umva ikintu gitangaje ku murongo wa 23, urumva ubundi uyu muntu wakoze imirimo n'ibitangaza wazuye abapfuye wagize gute, yakabaye akwepa n'urupfu, cyane cyane urupfu rusebye rwo ku musaraba. By the way, hari abantu bamwe, hari idini rimwe batekereza ko Yesu yakwebye urupfu, ariko ni ukwibeshya.
urumva no kugendera muri iyo logique y'ukuntu abantu basanzwe bumva ibintu. Umuntu ukora ibitangaza ntabwo yapfa gupfa gutyo gusa, yabakwepa bigakunda. Ariko ntabwo gupfa kwa Yesu byari impanuka, ntabwo gupfa kwa Yesu ari ibyago byamugwiririye ngo baramufashe bamuguye gitumo. Oya, ni ibintu Imana yari yaragambiriye kuva kera, ni ibintu ni amahitamo Yesu ubwe yakoze, yemera kujya gupfa ku musaraba. Reba umurongo wa 23 kutubwira ngo uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye. Wabibonye? Imana yari bizi kuva kera ko uyu muntu azapfa ku musaraba, ngo ibimenye bitari byaba mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Imana yari bizi ibigambiriye, ihitamo ko uyu muntu apfa ku musaraba. Birumvikana ikiri gutuma uyu muntu apfa ku musaraba ni ukugira ngo ab'incungu apfe mu cyimbo cy'abantu nkanjye nawe twari dukwiye gupfa ku musaraba kubera ibyaha byacu, kubera ukuntu twigometse ku Mana. Icyo Petero ari kutwereka aha ngaha ni uko kugira ngo njyewe nawe uyu munsi tube dufite uburenganzira ku gakiza. Iri jambo ngo kandi umuntu wese uzi amazina ry'Uwiteka azakizwa ribe ryadusohoreraho none, byasabye ko Imana itanga Yesu w'i Nazareti agapfa ku musaraba. Ntabwo yapfuye nk'impanuka, ntabwo ari ibyago byamugwiririye, ahubwo Imana yabimenye bitaraba ihitamo ko uyu muntu apfa ku musaraba. Ntabwo yari umuntu usanzwe, kuko Imana yari yaramuhamirije. Aba bantu bari babizi, babonye ibimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ko uyu nguyu ni umwana w'Imana, uyu nguyu ni intungane. Ariko Imana yemera ko uyu muntu w'intungane apfa ku musaraba mu cyimbo cyanjye nawe b'abanyabyaha. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, icyo ni icya mbere byasabye. Ku murongo wa 24 Bibiliya itubwira ikindi kintu cyabaye. Ikintu cya kabiri byasabye kugira ngo ubuhanuzi bwa Yoweri buvuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa bubashe gusohora. Byasabye ko Yesu azuka nk'uko byari byaranditswe. Reba umurongo wa 24 ngo ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse kwakomezwa narwo. Yesu yarazutse, nicyo Petero ari guhamya hano. Ntabwo yapfuye gusa, ahubwo nyuma yo gupfa yarazutse. Ariko aba bantu Petero ari kubwira bazi iby'isezerano rya kera. Mu yandi magambo, bafite amakuru y'abandi bantu bagiye bazuka, bakazuka by'impanuka bibagwiririye, umuntu akabona arazutse. Muzi mu bihe by'abahanuzi umugore ngo wapfushije umwana, hanyuma umuhanuzi ngo akaza kubarara hejuru y'umwana, ngo umwana akazuka. Ariko ari n'undi muntu ngo wazutse, nawe azuka bimutunguye. Inkuru ye tuyisoma mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 13 uhereye ku murongo wa 20. Batubwira ukuntu ngo abantu ngo bari bagiye gushyingura, ngo noneho ngo barabuka igitero hakurya, ngo babonye igitero, ngo wa muntu bari bagiye gushyingura ngo wamujugunya mu gituro cyari hafi aho ngaho, ariko ngo kikaba ni igituro cy'umuhanuzi Elisa. Ngo noneho ngo uyu muntu ngo aguye ku magufwa ya Elisa ngo arazuka. Urumva, uyu ni umuntu uri kuzuka mu buryo bw'impanuka, ntabwo nawe azi uko byagenze, bipfuye kubaho gusa. Yesu rero kuzuka kwe ntabwo ari nk'ibyo. Afite rero n'abantu Yesu yagiye azura mu gihe cye, turabazi Barazaro n'abandi, nabo byabaga ari ibintu bitunguranye bipfuye kubagwirira nka gutyo. Ariko kuzuka kwa Yesu byo ntabwo ari uko byari bimeze, ntabwo byari ibintu by'impanuka bipfuye kubaho gusa, ahubwo Yesu yazutse nk'uko byari byaranditswe. Reba hano ku murongo wa 25 ngo kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, unyuzuza umunezero, kuko ndi imbere yawe. Reba ikintu Dawidi yari yaravuze hano ku murongo wa 27 ngo kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Yahanuye ibintu bijyanye no kuzuka, ngo hariho uwera uzazuka. Birumvikana abantu bumvishe Dawidi yandika aya magambo ariho bagiraga ngo Dawidi niwe uzazuka.
ariko nawe iyo ubisomye ukabona ko ari amagambo ya Dawidi, ushobora kwibaza ngo none se tubwirwa n'iki ko ibi bintu Dawidi yavuze yavugaga ku wundi muntu utari we? Igihamya ni uko ibi bintu byasohoreye ku wundi muntu. Reba mu 29 Petero ari gusobanurira abantu ni gute twemeza ko ibi bintu Dawidi yavuze bitari kuri we ahubwo yavugaga undi. Ngo bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshizamanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Ngiyi impamvu tudashobora kuvuga ko ibi bintu Dawidi yavugaga yabyivugagaho, nuko aba bantu Petero arimo kuvugana nabo bo barabizi ko Dawidi yarapfuye. Petero akababwira ngo ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu na n'ubu. Muri iki gihe Petero yavugaga ibi ngibi, aba bantu bari bazi ahantu imva ya Dawidi iri, bashoboraga no kujya kuyisura, bakaba babizi ko aha niho Dawidi yashyinguwe, iki ni cyo gituro cye. Bari babizi ko Dawidi yapfuye kandi ko atigeze azuka. Hanyuma arababwira ku 30 ngo nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro y'uko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo umubiri we nturakabora. Ibintu Dawidi yavugaga yabivuze nk'umuhanuzi, avuga ku wundi muntu, avuga kuri Kristo, avuga ku mukiza uzaza, ko ari we utazarekerwa ikuzimu. Kandi Kristo ni Yesu w'i Nazareti. Reba umurongo wa 32 ngo Imana yazuye Yesu wo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Aba bantu bari ahangaha, aba bantu buzuye umwuka wera bari kuvuga imirimo y'Imana mu ndimi, aba bantu bumva bigatuma batangara bakavuga ngo mbese ibi ni ibiki? Ari byo Petero agiye kubasobanurira, ni abahamya. Aba bantu bose, iki kivunge cy'abantu bari kuvuga mu ndimi, ni abahamya bo kuzuka kwa Yesu. Barabizi, baramuzi ko yazutse, ni abahamya babyo. Nicyo Petero ari kuvuga. Ibyo Dawidi yari yarahanuye ko atazarekerwa mu mva, ko atazabora, byarasohoye, bisohora ku wundi muntu, kuri Yesu w'i Nazareti. Nicyo Petero ari gushimangira ahangaha ku 32 ngo Imana yazuye Yesu wo, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Ngiki kintu cya kabiri byasabye kugira ngo ubu buhanuzi bwa Yoweri ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa busohore. Byasabye ko icya mbere Yesu apfa ku musaraba, agapfa nk'incungu y'ibyaha byacu. Icya kabiri byasabye ko adapfa gusa ahubwo azuka. Yesu yagombaga kuzuka ngo ahamye ko ari we Kristo, ari we mucunguzi, ari we mukiza, wa wundi Imana yasezeranyije mu Itangira ibice 3:15 ngo mu rubyaro rw'umugore ngo hazavamo uzamena inzoka agahanga, uzakomeretsa inzoka umutwe. Yesu yagombaga kuzuka kugira ngo ibyo ngibyo abihamye, kandi yarazutse koko. Petero n'aba bene data bandi ni abahamya babyiboneye n'amaso yabo, bahamya ko Yesu w'i Nazareti yazutse. Birumvikana, igihamya simusiga cyabyo ni igituro cya Yesu, kubera ko igituro cya Dawidi cyari gihari, abantu bashobora kugisura babizi ko yapfuye, aracyahari. Aho yaguye harazwi, igituro cye kirahari. Ariko Yesu nawe aho yapfuye agahambwa barahazi, ariko bashoboraga kujyayo bakabibona ko imva ye irarangaye, Yesu ni muzima, yarazutse. Aha Paulo we iyo avuga ibyo kuzuka kwa Yesu, aravuga ngo amaze kuzuka ngo yabonekeye abarenga 500. Icyo gihe Paulo yandika waravuga ngo n'ubu bamwe baracyariho. Ni ibintu rero bidashidikanywaho ko Yesu yazutse, kandi kuzuka kwa Yesu cyari igihamya cy'uko niwe Kristo. Ariko ntabwo bigarukiraho, ntabwo yazutse gusa. Urumva, kubera ko Yesu yarasanzwe akora ibitangaza, hari umuntu wabyumva akavuga ngo ngo kuzuka kwa Yesu ngo nta kandi gakoryo yongeyeho. Oya, kubera ko iyo amaze kuzuka, twarabibonye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, hari ibintu asezeranya abigishwa be. Ategeka abigishwa be ngo bagende bagume i Yerusalemu bategereze guhabwa Mwuka Wera. Aba yarabibabwiye no muri Yohana, ababwira ukuntu ni byiza ko agenda akajya kwa Data. Ni ukuvuga ngo amaze kuzuka ntabwo yagumye aho ngaho, ahubwo yagombaga kuzamuka akajya kwa Data. Hanyuma yagera kwa Data ngo akabohereza Mwuka Wera.
numva hari ikindi kintu cya gatatu byasabye. Ikintu cya gatatu byasabye kugira ngo ubu buhanuzi bwa Yoweri busohore, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, byasabye ko Yesu azamurwa akajya mu ijuru kwa Data, maze akohereza Mwuka Wera. Reba ku murongo wa 33, ngo nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Petero ari guhamya adashidikanya ko Yesu yarazamuwe, azamurwa n'ukuboko kw'Imana, ajyanwa mu ijoro, kandi amaze kujya mu ijoro nibwo yasutse Mwuka Wera nk'uko yari yarabasezeranije. Icyo Petero ari kubwira abantu, ari kubwira ngo ibi ngibi muri kubona hano, uko mubona abantu buzuye Mwuka Wera, uko muri kubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwanyu, ni Umwuka Wera Yesu yohereje nk'uko yari yarabisezeranye. Ni igihamya cy'uko Yesu yazamuwe agera mu ijuru iburyo bwa Data. Ubu Yesu yicaye iburyo bwa Data, bityo ari kutwohereza Mwuka Wera nk'uko yari yarasezeranye. Nta kundi kuntu Yesu yashoboraga kubohereza Mwuka Wera, nta kundi kuntu abantu bashoboraga guhabwa Mwuka Wera keretse Yesu yagiye mu ijuru nk'uko yari yarabasezeranije. Ariko ibi ngibi wabyumva ukavuga ngo ni ubuhamya bwa Petero, ni ibintu nyine by'umwigishwa uri kuvuga neza umwigisha we. Oya, ibi ngibi Petero avuga ngo yarazamutse yicara iburyo bwa Data, akabaha n'ibimenyetso ko yohereje Mwuka Wera nk'uko yari yarabisezeranije, ni ibintu byari byarahanuwe kuva kera, kuva mbere y'igihe. Ni ukuvuga ngo hari ibindi bihamya birenze Petero. Nibyo atubwira hano ku murongo 34, ngo kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ibi bintu Dawidi yabihanuye kera. Dawidi wa wundi wahanuye ko Kristo atazabora, atazaguma ikuzimu. Ntabwo byagarukiraga kutaguma ikuzimu gusa, ahubwo yanahanuye ko Kristo igihe kizagera akicara iburyo bwa Data. Ariko ibi ngibi Petero ari guhamya, agakoresha ubuhanuzi bwa Dawidi, Yesu ubwe yabyivuzeho, Yesu ubwe yarabyemeje. Urumva ntabwo ari ubuhamya bw'abandi bantu buri kuvuga ko Yesu ari Kristo. Yesu ubwe muri Mariko igice cya 14 arabivuga, ngo umukuru w'abatambyi aramubaza. Reba Mariko igice cya 14 uhereye ku 61, ngo aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko umwana w'Imana idahinyuka? Umva rero igisubizo cya Yesu ku 62, ngo Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Cya kintu Dawidi yahanuye ngo azicara iburyo bw'Imana, Yesu ari kukivuga nk'igihamya cy'uko ari Kristo. Akababwira ngo kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Ikintu duhita tubonamo hano ni uko kugira ngo bya bintu bisohore, kugira ngo ubuhanuzi buvuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa bubashe gusohora, abantu bose aho bava bakagera babashe kugira uburenganzira ku gakiza, byasabye icya mbere ko Yesu apfa ku musaraba. Uyu muntu Imana yagaragaje ko ari umwana wayo binyuze mu bimenyetso n'ibitangaza, yagombaga gupfa ku musaraba. Ariko ntapfe gusa, akazuka. Ntazuke nk'impanuka, akazuka nk'uko byari byaranditswe. Ariko kandi ntazuke gusa, ngo yamara kuzuka ngo akazamurwa akajyanwa iburyo bwa Data. Hanyuma ngo amaze kugera iburyo bwa Data ngo akohereza Mwuka Wera. Byasabye ibyo bintu bitatu. Byasabye ko Yesu apfa, byasabye ko azuka, byasabye ko azamurwa akajya iburyo bwa Data, maze akohereza Mwuka Wera, ari we aba bene Data bari buzuye ahangaha ngo bari kuvuga indimi. Abantu bo mu mahanga yose bari bateraniye aho ngaho ngo bakumva ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwabo. Ibi rero byari bivuze iki kuri njyewe nawe? Umva bihera ku bantu bari aho ngaho bari bishungerereye gusa bari kureba aba bantu babuzuye Umwuka Wera, byari bivuze iki kuri bo?
kuba nibyo mwuka wera yaje, ariko kuza kwa mwuka wera byasohoje ubuhanuzi. Ariko ubu buhanuzi ntabwo bwapfuye gusohora gusa, hari ibindi bintu byabubanjirije, hari ibindi bintu byabaye kugira ngo tugere ku gusohora k'ubu buhanuzi. Yesu yaje mu isi akora imirimo n'ibitangaza bimuhamya ko ari umwana w'Imana, arangije arapfa. Ariko amaze gupfa ntiyapfa gusa, arazuka nk'uko byari byaranditswe. Ariko ntiyazuka gusa, ahubwo arazamurwa yicara iburyo bwa Data. Ngo amaze kwicara iburyo bwa Data ngo yohereza mwuka wera. Mwuka wera aje nibwo ibingibi byasohoye, agakiza gahinduka k'abantu bose. Ariko urumva hari umuntu byumva ibingibi akavuga ngo none se ibyo bihuriye he nanjye? Turahera ku bantu bari bari aho ngaho, bari baje gushungera, abo Petero ari gusobanurira ku murongo wa 36 arabahindukirira akababwira ngo nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Ibi bintu byose icyatumye biba kwari ukugira ngo aba bantu bo muri Isirayeli aho bava bakagera bamenye yuko wa Yesu w'i Nazareti babambye ku musaraba, Imana yo yamugize umwami na Kristo. Ibi bintu bibiri bifite ubusobanuro bwihariye. Kuba ari umwami ari na Kristo, kuba ari Kristo byari bivuze ngo niwe wamukiza bahoze bategereje. Kuva mu itangira igice cya 3, umuntu amaze gukora icyaha, Imana irasezerana ikavuga ngo urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa inzoka umutwe. Mu yandi magambo, ruzabasha gukuraho icyaha, ruzabasha gukuraho izi ngaruka z'icyaha. Ubu buryarya bw'inzoka bwateye umuntu kwigomeka ku muremyi we, hari igihe buzarangira, hari igihe buzashyirwaho iherezo. Abantu rero bagahora bategereje bizagenda gute, ninde muntu uzavuka akaza gukemura iki kibazo cy'icyaha. Mu Bisirayeli rero uwo muntu bamwitaga Kristo, bamwitaga Mesiya, uwasizwe, uwatoranijwe kunesha icyaha, uwatoranijwe kubazana akabasubiza mu busabane n'Imana ku buryo bwuzuye, agasubiza inyoko muntu mu busabane n'Imana. Ibi byose rero ngo byabereye kugira ngo abantu Abisirayeli bamenye ko wa wundi bari bategereje, uwo bitaga Kristo, uwo bitaga Mesiya, n'uyu nguyu Yesu w'i Nazareti. Ariko ntabwo ari Kristo Mesiya umukiza gusa, oya, ngo ahubwo Imana yamugize umwami na Kristo. Ni bibiri. Kuba ari umwami bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo ari Kristo w'Abisirayeli gusa, ahubwo ni n'umutegeka w'amahanga yose. Wibuke ibingibi byasohoje ubuhanuzi buvuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Hari ikintu rero ibi bintu bivuze ku muntu utazambaza izina ry'Uwiteka, kubera ko ntabwo Imana yamugize Kristo umukiza gusa, uhesha abambaje izina ry'Uwiteka gukizwa gusa, ahubwo yamugize n'umwami. Mu yandi magambo, yamugize n'umucamanza n'umutware utegeka iby'aba bantu banze kumwumvira, banze kwambaza izina ry'Uwiteka ngo bakizwe. So nahawe rero ho guhitamo kwa kubera Kristo umukiza akaguhesha kwemerwa n'Imana, bitavuye ku kindi kintu cyose, bivuye gusa ko wambaje izina ry'Uwiteka, bivuye gusa kubimusabye, kubera ko ibyo yakoze nibyo biduhesha agakiza. Ushobora gukizwa uyu munsi uramutse ubisabye Imana, ku muntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Kandi icyo byasabaga byose kugira ngo tugere aho ngaho, Yesu yaragisohoje, kubera ko yabaye mu isi, Imana iramuhamya mu bimenyetso n'ibitangaza ko ari umwana wayo, ariko ararenga yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba, apfa nk'umunyabyaha, nyamara yarabayeho nk'umukiranutsi. Icya kabiri, ntabwo yapfuye gusa, ahubwo yarazutse. Ntiyazuka by'impanuka, ahubwo azuka nk'uko byari byaranditswe. Ngo amaze kuzuka arazamurwa yicara iburyo bwa Data, yohereza mwuka wera. Uyu mwuka wera yohereje niwe ubashisha abantu, niwe ugushoboza kumwumvira, niwe ugushoboza kubaho mu bushake bwe. By the way, niwe uri kukwinginga none aha ngaha, niwe uri kugukomanga kubwira ngo ariko wakwemeye ukizera Yesu, wakwemeye nawe ugakizwa. Biranashoboka ko ari we waguteye umwete wo gukanda kuri iyi nyigisho,
ongera urebe, reba ibi bintu by'Imana, reba ibintu by'abakristo, wumve ibyo ari byo. Ushatse uyu munsi wamwemerera nawe akagukiza. Icyakoze nuramuka utabikoze, nutamwizera nk'umukiza wawe, ntabwo biri bumubuze kuba umwami. Kandi ni umwami utegeka, ni umwami uca imanza. Azagucira urubanza rujyanye n'imirimo yawe. Kandi Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ku muntu wese wakwishingikiriza ku mirimo ye, ngo kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Nta kintu na kimwe wakora ngo utsinde imbere ye keretse we agutsindishirije. Kuba Imana yaramugize umwami rero nicyo bivuze. Bivuze ko azaca amateka, azaca imanza zikwiriye ibyo abantu bakoze. Kandi imbere ye nta muntu n'umwe uzatsinda kubera ibyo yakoze. Nahawe rero ho guhitamo. Ariko niba waramaze kumwemerera akakubera umukiza, nawe hari ikiri ijambo ry'Imana rikubwira. Reba ikintu Petero yakoze, ngo yuzuye umwuka wera asobanurira abantu. Ntiyababwira ngo mwihane gusa ngo arekere aho ngaho. Oya, abasobanurira byagenze gute, byaciye muri he nzira kugira ngo bibe bishoboka ko mwihana. Inshuro nyinshi hari igihe ubwiriza umuntu ubutumwa bwiza, ukaburi kumubwira ngo izere Yesu urakizwa gusa, ukarekeraho. Akaba ntaranumva niyo biva niyo bijya. Ntabwo ari cyo Petero ari gukorera aba bantu. Petero abasobanurira ibyabaye, ariko ntarekeraho. Akababwira ese kuba ubuhanuzi bwasohoye. Aba bantu kuba buzuye umwuka wera bivuze iki? Bivuze ko ubuhanuzi bwasohoye, ko umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ariko ntabwo agarukiraho, akanakomeza akabasobanurira dore icyo byasabye kugira ngo tugere aho ngaho. Ndashaka kugira ngo wowe muntu wamaze kwambaza izina ry'Uwiteka ugakizwa, wowe muntu wamaze kwizera Yesu, wongere wemerera Imana igukoreshe kugira ngo usobanurire abantu iyi nkuru nziza. Ntuyibabwire gusa, ahubwo ube witeguye no kuyisobanura, ube witeguye no guha abantu amakuru yose ajyanye n'uku kuri kw'ijambo ry'Imana. Kubera ko hari umuntu ushobora kwemezwa n'uko yasobanukiwe kurutaho. Hariho umuntu wumva ibi bintu akabyumva ari uko abisobanukiwe kurutaho, yabicukumbuye kurutaho. Bicika intege rero zo gusobanurira abantu ubutumwa bwiza. Inyigisho nayo ndashaka kuyisoreza aha ngaha. Tubonye icyo byasabye kugira ngo agakiza gahinduke ak'abantu bose. Byasabye gupfa kwa Yesu, byasabye kuzuka kwe, byasabye ko azamurwa mu ijuru akohereza Mwuka Wera. Icyo ukoresha aya makuru nahawe. Ushobora nawe kwambaza izina ry'Uwiteka uyu munsi ugakizwa. Ariko kandi warakijijwe, umuhamagaro wawe nta wundi, emerera Mwuka Wera gukoreshe. Nicyo Data yamwoherereje, ni ukugira ngo atubashishe kuba abahamya. Emerera Mwuka Wera akorere muri wowe, akubashishe gusobanurira abantu ibyanditswe byera. Imana iguhe umugisha, wakoze kubana natwe.